turafatikanya ibintu byinshi uretse guteka nabyazi. Hari abandi bagize ibyo bitekerezo byo kubihagarika ariko batari twebwe. Hari abantu baba barakaye tuzi badashaka n'abandi bishima. Ikintu cya mbere twapfuye cyanangoye ni igihe, kubahiriza igihe. Ko yari yarakaye nishe gahunda nk'inshuro ebyiri, aravuga ati rero n'ubwo nagarise muha gahunda ya mbere arayica, ngira ngo yaratinze kandi nge nanga umuntu yica gahunda. Namwe rero mubwize ukuri nta ibintu byawe byigumanire kabisa. Ingabire Butera Jeanne d'Arc uzwi ku izina rya Knowless ndetse na Ishimwe Clement nimwe muri couple za hano mu Rwanda babanye bose ari abastar, dore ko bahuriye ku muziki banakorana. Abo bombi ubwa mbere bajya guhura bahuriye mu mashuri yisumbuye, aho bose bigaga mu ishuri rya Apase Kabusunzu mu mujyi wa Kigali. Icyo gihe Butera Knowless yigaga mu mwaka wa 3 w'icyiciro rusange, mu gihe Clement we yigaga mu mwaka wo hejuru ye. Usibye kwiga mu kigo kimwe kandi babaga no muri korali imwe yitwaga Maranatha. Muri iyo korali Knowless yari umuririmbyi, Clement akaba umucuranzi. Ubwa mbere twaburiye mu mashuri twigaga hamwe. Tunaririmba nge sinaririmba mbere, nyuma za gutangira umuziki nyuma ndabyumva ko nyine ari imbere. Hanyuma nibwo twaje gukorana aze muri Kina Music. Ariko hari yaramaze imyaka numa nk'ibiri atangiye. Sebagarira beze gutya yifunze. N'utu uniforme duteye espace yenda kugira ngo gutwika. Kabona nyine ari propre antuka. Nyuma y'ubuzima bwo ku ishuri, Butera Knowless yaje kuba umuhanzi ndetse na Clement ashinga inzu itunganya umuziki. Ibi byari byoroshye ko bongera guhura. Butera Knowless wari umaze igihe avugwa mu rukundo na Safi Madiba, bamaze gutandukana. Uwitwa Zizu Arupacino yasabye Clement ko Knowless yakorera muri studio ye indirimbo. Ku nshuro ya mbere ngo ntibyakunze bitewe n'uko Knowless yishe gahunda ndetse Clement biramubabaza. Knowless rero yazanywe na Zizu nawe wambwiye gutya, arambwira ati waretse nkaza kuzana Knowless twamukorera indirimbo. Nawe yambwira ntago mbyumva nawe hanyuma tunari umufana we. Hanyuma zizarambwira ati reka muzane urebe. Hanyuma ndambwira ntacyo, muha gahunda ya mbere arayica, ngira ngo yaratinze kandi nge nanga umuntu yica gahunda. Namwe nzize rero mubwize ukuri nta ibintu byawe byigumanire kabisa. Arambwira ati ngira ngo niba yari umunsi wakurikiyeho, arambwira yahuye n'ibibazo iki n'ibiki, mureke twongere tumuhe undi mwanya. Ariko nyine kuko yari inshuti yanjye cyane, ndavuga ntacyo reka muri kazi. Nawe rero nibwo twakoze indirimbo yitwa Sinzakwibagirwa. Ikintu cyangoye ikintu cya mbere twapfuye cyanangoye ni igihe, kubahiriza igihe. Ko yari ku murongo igihe n'ibiki, abanza no ngiye gukora indirimbo nyine abanza, kuko yari yarakaye nishe gahunda nk'inshuro ebyiri. Aravuga ati rero n'ubwo nagarise nakomeza n'ubundi arimo n'ibiki. So kubahiriza igihe no kugendera ku gihe nicyo cyabanje kuntondamo. Ariko ibindi byose kubera yuko byahise byikora, kubera yuko nka vision nari mfite, noneho nari mbonye undi muntu uyifite no kundenza, abasha kumfasha kwinjira muri wa murongo nanjye nashakaga. Nyuma y'umwaka umwe gusa batangiye gukorana, mu mwaka wa 2012 batangiye gukundana, gusa ibyabo bigira ibanga rikomeye. Nubwo bahisemo kubigira ibanga, benshi batangiye kubikeka. Abahanzi batandukanye barimo Active y'icyo gihe, Green P na Neg G bagiye baririmba indirimbo zivuga urukundo rw'aba bombi. Mu gihe Knowless na Clement bari mu mabizo, nabagana ndika fest nicaye inyuma y'inzu. Nyamara bo ubwabo ntibigeze babyemera na rimwe, nubwo bitabujije benshi gukomeza kubafata nk'abakundana ndetse cyane. Icyo gihe Butera Knowless na Clement bakunze kugaragara mu ngendo hanze y'igihugu, mu bitaramo, mu birori n'ahandi hatandukanye bari kumwe bombi. Gusa hagira ubabaza iby'urukundo rwabo, bose bakabitera utwatsi. Muri icyo gihe inkuru mu binyamakuru bitandukanye zaranditswe hibazwa niba Butera Knowless na Ishimwe Clement baba bakundana.
urukundo rwa Knowless na Clement rwaje gushyirwa hanze ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2016 ubwo Clement yatumiraga inshuti ze za hafi n'imiryango muri sale yerekanirwamo amafilme maze atera ivi asaba Knowless mu ruhame ko yazamubera umufasha nawe nta kuzuyaza arabyemera. Icyo gihe nyuma y'amezi 3 gusa ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2016 basezerana kubana nk'umugore n'umugabo. N'urukundo rwakomeje kuvugisha benshi ndetse bamwe bashaka no kubatandukanya. Kubihagarika byo ntago ari ngewe igitekerezo nk'icyo kingi cyabayeho singe byaturutseho sinaye byaturutse ahubwo abandi wenda abandi bagize ibyo bitekerezo byo kubihagarika ariko batari twebwe naho ubundi ntago icyo gitekerezo ari ngewe nigize nyigira cyangwa nawe ibyo nzigize kigira ariko hari abandi bagiye bagira ibyo bitekerezo ntibahirwa bariyizi reka mbagirire ibanga uyu munsi hari abantu baba barakaye tuzi badashaka ko n'abandi bishima. Bidatinze nyuma y'amezi 3 bakoze ubukwe bibarutse imfura yabo y'umukobwa bise Ishimwe Butera. Nubwo akorana na Ishimwe Clement nk'umuyobozi we akabana nawe nk'umugabo we, abo bombi bagaragaza ko bafite uburyo bubiri butandukanye babanamo ari akazi ndetse n'urugo ngo nta gishobora kwivanga n'ikindi. Ibintu byose bijyanye no mu rugo birangirira aho umurongo w'akazi utangirira. Mu kazi ntago ndamumenyera, ntago ajya ahinduka kandi wenda nge hari igihe byoroshya kandi we ntamikino studio ushobora nko kuririmba ikintu ariko akavuga ati nge numva ko kantu uri kuririmba atariko ushobora kugerageza kano bakagerageza akavuga atariko ko kantu ukoze ntago ariko nge nakubwiye ukore nakanakubwiye kumva nkagakora aho atariko ntago arako ugasanga nyine wowe uri kumva mu by'ukuri akana kubwiye uhindura niko ukoze ariko mu matwi cyangwa se uko bisohoka akavuga ati uri kubikora nabi bikaba byakugora kenshi cyane muri recording. Kugeza kuri ubu Ishimwe Clement na Butera Knowless ni ababyeyi b'abana 3 aribo imfura yabo Ishimwe Butera wavutse mu mwaka wa 2016, ubuheta bwabo Ishimwe Inzora Butera wavutse mu mwaka wa 2020 ndetse n'undi baherutse kwibaruka umwaka ushize. Ni umuryango ukunda kubaho mu ibanga, ubuzima bw'umuziki bugatandukana n'ubwabo bwite. Kugeza uyu munsi ntushobora kubona ifoto y'abana babo ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se mu itangazamakuru. Ibyo bose bahurizaho bavuga ko umwana ari ufite uburenganzira bwo kuzihitiramo kujya ku mbuga nkoranyambaga. Impamvu twafashe uwo mwanzuro nuko twebwe twemera cyangwa mu myumvire twasanze duhuje nuko twifuza yuko umwana yagira ubuzima bwe bwite akaviva ubuzima bw'ubwana bwe nta pressure adacaho bavuge dore umwana wa kana ati yanduza bwego ko de wa mwana wa kana k'ibyo yisize akeneye kuba umwana nyine niba ari kujya gukina mu byondo akagenda kandi akaza asa nabi nta muntu umucira urubanza. Twifuza yuko bagira nyine ubuzima bwabo igihe cyagera nyaza ko social media izaba igihari ndetse wenda hazaba hari n'ibirenze ibingibi nawe azabigeraho. Ushobora kuzaba zimwe mu mpamvu zo kwicuza ze mu gihe akuze yicuza ibyamubayeho atabashaga guhindura. Ntago nifuza rero kuba uwo mubyeyi. Umwana afite uburenganzira bwo kwihitiramo icyo ashaka kuzaba cyo hazaza kandi kuba yaba expose akiri muto yabishobora kwangiriza cyangwa kutamuha amahitamo afunguye nk'uko yaba ayafite mu gihe ari umwana usanzwe nk'abandi bose. nta kumuhisha abadusura aho ajya gutembera hose abantu bahura nawe baraganira buri wese ushaka yamubona ariko ntabwo twumva ari uburenganzira bwacu kumufata tukamushyira ku karubanda. Mu bana babo bose uko ari 3 bagaragaza ko imfura yabo ari ugaragaza ko ashobora kuzavamo umuhanzi nka nyina umubyara. Nuko wenda aracyari umwana bafite utuntu twinshi agize ariko kugeza uyo mubonye ni umuririmbyi yumva indirimbo amasegonda ngahe
ukikoza hariya wagaruka ukumva arimo kuyiririmba wayikuyemo iteka rero hari igihe mvuga ni you never know ushaka kubona ukabona wenda abaye umuririmbyi so mpita nibona ndi umukecuru cyane arimo gufata n'akabando n'ibiki tugiye nko kuririmba kugira ngo umwumvishe yuko nta korabo dufitanye byabaye ikibazo akayumva ushobora kuririmba ibyo ngibyo uririmba. Ku bana kwa Knowless na Clement ndetse bakanakora akazi kamwe, iyo bageze mu kazi usanga Clement amushyiraho igitsure cyane bitewe n'uko Knowless nawe ngo akunda kwica gahunda. Ubundi kici ibintu niba umuntu yishe gahunda nta mpamvu yo gushaka irindi zina ryabyo, ni ukwica gahunda. Yaba ari uwo mubana cyangwa mutabana, kwica gahunda ni ukwica gahunda. Nta kindi rero cyabigira byiza ngo kubera ko ari umuntu mubana. Nta excuse umuntu afite ngo kubera ko mubana ngo nica gahunda ngo wumve ko ari ibintu byiza. Bon simbizi ariko ntago rimwe na rimwe hari igihe mvuga ariko ngiye mbona nkarira cyane sinzi. Urumva Clement ari strict cyane. Urumva rero ntago ari blague. Iyo n'urugero nk'iyo turi muri studio ukazana abari focused cyane, abafokasinze cyane iyo ari gukora n'iki. So kwa kundi rero umuntu ushaka kuvuga uti wenda ndi kubona ari gucurangaho gato akamfata agatelefone ndebe hanze aho uko bimeze agahindukira agasanga yari afokasinze we wibereye nko kuri sinzi za social media zagutesheje umutwe. Ni ikibazo gikomeye cyane. Umuhanzi Butera Knowless avuga ko yaryohewe n'urugo bitewe n'uko yabanye n'inshuti ye magara. Iyo ubanye n'inshuti yawe donc inshuti yawe umuntu muziranye mu bitari mwafashe umwanya mukamenyana, n'ubwo ibyo ngibyo wenda rimwe na rimwe bidakuraho ko mushobora kujyana ibibazo bikarangira mutandukanye, ariko hanini ngewe mbona yuko iyo uri inshuti n'umuntu cyane kurusha donc ubushuti bukaba ari bwo bwashinze imizi cyane kurusha n'igitekerezo cyo kubana, birabafasha cyane. Ngewe nta bintu byancanze kubera yuko nyine uko twari tumeze na Clement n'ubu niko tumeze. Ntago ari paradiso. Wenda hari abajya bavuga ngo hari igihe biba imyaka ya mbere 1, 2, 3 sinzi ngo biba nyuma mutaramenyana neza hakagira gute, birumvikana ntago turi abamarayika, mushobora kutumvikana ku kintu birinomo cyane kubera yuko mubayeho gutyo nta kibazo na gitoya, ibintu byose mwumvikana mwamubeshyana ushobora kutumvikanaho, ariko aparsa nta kindi, ibintu byose sinzi mbona nyine nta kintu aracyari wa mujama nyine wari umujama wanjye. Kuba rero uhuje umurimo n'inshuti yawe magara cyangwa se akureberera mu murimo werekejeho amaboko, nta kintu gishobora kukunanira gukora, cyangwa ntushobora kureka gutera imbere ufite umujyanama cyangwa se ufite umuntu ukureberera muri byose. Nimwe muri couple kandi yavuzweho amagambo menshi kandi y'ibinyoma. Bavuga ko inkuru yabavuzweho ikabatangaza ari ukuvuga ko batandukanye kandi babana. Hari abantu bavuze ngo twaratandukanye ku buryo umwe mu babyeyi banjye yahuye n'abo bantu babitekereza babimubazaho, arampamagara arambwira ati mumeze neza nta kibazo. Ntigize ambwira ako kanya byabaye ariko yarambaze mumeze neza nta kibazo, namubwira ni nta kibazo, ariko numva ikibazo kiri bizarre ko kimbaza nza kumaza nyuma uko byagenze. Arambwira ni mbishano ari kuvuga ibi bintu nyoberwa hano bivuye, ariko namubwira ko ari ibihuha nyine tumenyereye ibihuha. Butera Knowless na Clement bishimira kuba baribarutse kuko byabigishije amasomo menshi. Ibintu byose mu kwitwa umubyeyi biraryoshye nkubwije ukuri, kubera ko
umwana ni nta kindi kintu nzi kimeze nko kugira umwana, iyo kumubona byonyine niwe muntu ushobora kubona amasaha yose y'umunsi, conditions zose waba urimo, uko waba umeze kose ukumva urishimye. Reka none yanyigishije amasomo menshi y'ubuzima, yanyigishije yuko byose bishoboka. Mbere numvaga bingoye ko nzagira umuryango cyangwa se nkumva nahoraga nsaba Imana umwana. Anyways, noneho rero kera nkiri n'umwana numvaga nshaka kugira umwana, ariko uwo mwana nkumva ntago azaba ari nk'umwana wanjye, ahubwo azaba ari nka murumuna wanjye cyangwa iki, ari umuryango wanjye. So isomo rya mbere yanyigishije nuko Imana iriho kandi Imana isubiza. Ishimwe Clement agaragaza ko ikintu cya mbere akundira Knowless ari uko ari umugore udacika intege. Umuntu umaze imyaka irenga 10 mu muziki abafite determination, afite kudacika intege, kuko habamo ibintu byinshi bica intege. Uramutse uri umuntu uri weak, ako kanya uravuga uti abana, ariko kugira ngo abantu bamenyere kabyihorere. Ibyo rero ntabwo ari biri muri kamere yewe, ari ntacika intege. Ikindi nyine ikintu ashaka gukora nta kintu cyamujya imbere. Knowless avuga ko we na Clement bahuza cyane, gusa ngo byagera ku kwica gahunda kwa Knowless bikababaza Clement. Mu bijyanye n'akazi hafi ya byose turahuza, ibyo tudahuza sati nuko wenda banabikoze nabi. Igihe tudahuza ni igihe wenda nakoze amakosa, n'urugero, cyangwa se nishe gahunda n'ugushaka gufuka avuga uti dore kabisa. Butera Knowless ni umuhanzi ukunzwe na benshi bahora bibaza no ku buzima bwe bwa buri munsi. Avuga ko bimwe mu bintu akunda ari uguteka, kandi akaba abizi cyane. Ngewe ndi umuntu ukora cyane. Nzi guteka cyane. Iyo ndi mu rugo akenshi ahubwo nkunda kwikorera ibintu bitandukanye. Nkunda kureba amadetaye cyane. So kubera kureba njya mu tudetaye bituma nyine ibintu byinshi mbikora, kuko hari igihe umuntu abikora nkabona ntago ari kwa kundi neza byakagombye kugenda, nkabikora nyine nkamwereka. So bituma nyine mbikora njya mu mirimo itandukanye. Ntabwo ndi umuntu wicara ngo zana iki ngiki, meze na kiriya akira ntwarira. Nubwo Knowless avuga ko akunda guteka, ngo Clement we ntabyo azi. Clement azi kuganiriza abana, turafatikanya ibintu byinshi uretse guteka. Ntabyo azi, ashaka gutegura agaserva abantu n'ibiki, ariko yo guteka hoye. Reka bashimire cyane mwese twabanye, basaba gukomeza kunshyigikira mukora subscribe, like na comment. Nabonye afite karite z'umuntu nkunda. Kuva kuva kera ntabwo nakundaga kwakunda abahungu bambara amapockets n'iki. Kuva nyiri umwana narabyangaga cyane. Sebagarira wese gutya yifunze. N'utu uniforme duteye spasi yenda kugira ngo gutwika, ukabona nyine ari propre. Bantu muri hanze y'u Rwanda ndetse n'abari mu Rwanda mwifuza gutunga ubutaka bwanyu mukabikoreramo ibikorwa bitandukanye mwifuza, reka mbabwire ngo igisubizo cyabonetse. Tubafitiye ibibanza bigurishwa ku mafaranga make mu karere ka Bugesera, mu murenge wa Nyamata, mu mudugudu wa Murambi. Ibi bibanza ni metero 25 kuri 25, 20 kuri 25, uko bigiye bitandukanye. Ubuso bwa buri kibanza buri hejuru ya metero kare 332. Ni ibibanza biteye borne biri hafi y'ikigo cy'Intare School ndetse nahubatse stade ya Bugesera ku muhanda ugiye gushyirwamo kaburimbo. Tugufasha kandi gukora mutation mu gihe cy'umunsi umwe, waba uri mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 07 93 22 65 72 cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp ikimenyetso cyo guteranya 177 898 443 20. Ngwino tugufashe gukabya inzozi zo gutunga ubutaka bwawe ku mafaranga make.
ikaze muri Twinkle Apartment. Tubafitiye amacumbi meza arimo ibikoresho byose byo mu nzu byiza, ari ahantu hatuje kandi hatekanye hagufasha kuruhuka neza. Twakira abifuza ahantu heza ho kuba, abifuza ho kuruhukira ndetse n'abifuza gutwikurura mu gihe cy'ubukwe, kandi byose ku giciro gito cyane. Twinkle Apartment iherereye ku Ruyenzi ku muhanda mushya wa kaburimbo uva muri centre ya Gihara werekeza Nyabugogo. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 078 43 58 81 2 cyangwa se ukatwandikira kuri email yacu twinkleapartment2023@gmail.com.